nubwo waba ukurikiye iki cyegeranyo gito ntakuzi, biragoye ko wambeshya ko mu buzima bwawe nta na rimwe cyangwa se kabiri wigeze ubeshya. Impamvu nuko kubeshya ari kimwe mu myitwarire wakwita karemano igize ikiremwamuntu. N'ubushakashatsi bugaragaza ko kubeshya ari ikintu gisanzwe mu miterere ya muntu, ahubwo wakwibaza uti ni ku kihe kigereranyo rusange cy'imyaka abantu bagiramo bagatangira kwiyumvamo ko ari ngombwa kuri bo kubeshya. Kubeshya ni imyitwarire ya muntu yahagurukije n'abashakashatsi ku gukora igisa n'imaramasiko kuri yo, dore ko ubundi umuntu ashobora kubeshya agamije impamvu zitandukanye zirimo kwikura mu kaga, kwikura mu gisebo cyangwa se kwigaragaza neza mu kurinda izina rye nabe, kuba yabikora mu nyungu ze bwite zirimo nko kwigwizaho urwunguko mu bucuruzi, kwegukana imyanya runaka n'ibindi. Ariko igitangaje nuko hari n'abantu babeshya nta nyungu babifitemo cyangwa se ngo babe bari kwikura mu kaga. Ikigo cy'Abanyamerika cyita ku buzima National Center for Biotechnology Information cyangwa se NCBI kigaragaza ko mu 1996 itsinda ry'abashakashatsi barimo bitwa DePaul, Kashi, Kilkendall, Weir ndetse na Epstein bakoraga muri kaminuza ya Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze ubushakashatsi ku mpamvu usanga kubeshya ari ibintu bisa nk'ibisanzwe mu buzima bwa buri munsi, ubwoko bw'ibinyoma abantu bakunze kubeshya ndetse n'igihe bakunze kubeshyera. Bimwe mu byagaragajwe n'ubwo bushakashatsi nuko kubeshya ari ikintu gisanzwe mu buzima bw'abantu cyane cyane abakuru, ndetse abenshi bakaba bakunze kubeshya ibinyoma byoroheje nk'ibituma batababaza amarangamutima y'undi muntu. Ibyo binyoma bikaba byitwa white lies mu rurimi rw'icyongereza. Urugero ni nk'igihe ushobora kubwira inshuti yawe ko yiyogoshesheje neza ukabikora ugamije gutuma yo yishima, ariko wowe mu mitima ubizi ko iyo nyogosho utayikunze. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko ibyo binyoma bikunda gukoreshwa n'abantu mu gihe baganira n'abantu ba hafi kuri bo nk'abo mu miryango yabo, inshuti cyangwa se abakunzi babo, ariko bakabikoresha gake cyane ku bantu badasanzwe baziranye, abazwi nka strangers mu rurimi rw'icyongereza. Mu bindi bwagaragaje nuko ibyo binyoma byoroheje bikunda gukoreshwa mu kwirinda kubabaza amarangamutima ya muntu, kwirinda intonganya cyangwa se ibindi bibazo byaza nyuma mu gihe umuntu yaba avugishije ukuri, ndetse no kwigaragaza neza mu bandi kugira ngo ubeshye agaragare nk'umunyabwenge cyangwa se ukunzwe kurushaho, nko mu gihe yaba agiye guhabwa akazi akanyuzamo akaba yakwivuga neza no mu bintu azi neza katujuje. Reka tube tuvuye kuri ubu bushakashatsi bwakozwe n'abarimo DePaul, turebe gato ko bwakozwe muri 2008. Bwakozwe n'uwitwa Kangley wabaye umushakashatsi muri kaminuza ya Toronto muri Canada, akibanda ku bijyanye no kumenya byinshi byerekeye abana. Yabufatanyije n'uwitwa Talwal. Ubu bwo bwagaragaje ko umwana uri mu myaka hagati y'ibiri n'itatu y'amavuko aribwo atangira kuvuga ibinyoma, ariko akabikora atazi ko ababwira bafite ubumenyi runaka ku byo bari kubwirwa, bityo abana bari muri icyo kigero bakaba badahangayikishwa cyangwa ngo batekereze kuri ibyo binyoma bari kuvuga, wenda ngo babe bakwibwira kuri kubyumva yabitekerezaho mu bundi buryo. Icyo nicyo cyiciro cya mbere abana batangira kubeshyaho. Icyiciro cya kabiri ni ku bana bari ku myaka igera kuri 4 y'amavuko, aho bo baba bamaze kugira imitekerereze bemeza ko ibinyoma bavuga bishobora kugira ingaruka runaka, bityo baba bari kubeshya bagashyiramo amanyanga menshi atuma uwo bari kubwira yizera ko ibyo bavuga ari ukuri koko, mu kwirinda izo ngaruka zaza nyuma. Ni mu gihe icyiciro cya gatatu abana bagiramo bakagera ku rwego ruhambaye rwo gucura ibinyoma ari hagati y'imyaka 7 n'imyaka 8 y'amavuko, ndetse abo bakaba banafite ubwenge bwo gukomeza gukurikirana niba ibyo babeshye hari ingaruka byagize, ndetse kuri iyo myaka akaba ari bw'ikiremwamuntu gitangira kugira kubeshya nk'umuco uhoraho. Ikindi ubu bushakashatsi bwa Talwal nari bwagaragaje nuko kubeshya kw'abana ari kimwe mu bigaragaza ko abana baba bari gukura mu mitekerereze, kuko baba bashobora kumenya neza iby'isi bari kubamo ndetse n'ibibazengurutse, bagatangira kugira ubwenge bwo kujyana nabyo, bagatangira no kugira ubwenge bwo kubasha gutekereza ku bijyanye n'uko abandi biyumva cyangwa se uko batekereza bakanabona ibintu. Uretse ibyo, abashakashatsi kandi bagaragaza ko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe buzi nka Attention Deficit Hyperactivity Disorder cyangwa se ADHD bari mu bakunze kwibasirwa no kubeshya nta n'impamvu ifatika ibibateye. Ubu burwayi akenshi butangira kugaragara bukibasira abana bakagaragaza imyitwarire idasobanutse irimo kugira akavuyo mu mikorere ndetse bakanabikurana. Ahangaha ni hamwe usanga umuntu ufite indwara ariko atabizi, mu buzima busanzwe ari umuhanga, ariko akaba abayeho ubuzima budafite intego, akaba afite ibintu byinshi atekereza gukora ariko akabura na kimwe ashyira ku murongo. Ibi babiterwa nuko no mu busanzwe ufite indwara usanga adashyira umutima ku kintu runaka ari gukora ngo akibandeho, ahubwo akisanga mu mirimo myinshi itandukanye kandi ntagire uwo abasha gusohoza. Ibi bituma nk'igihe yahawe inshingano ntazikore bitewe n'uwo mujagararo, yisanga ahora agomba kwisobanura bikamukurura kubeshya bikabije. Ikindi nuko usanga abantu bafite ubwo burwayi bwo mu mutwe hari ibyo bakora batabanje gutekereza, ibituma bashobora kubeshya batabipanze ndetse bitari na ngombwa. Abafite ubwo burwayi kandi bakunze kwibagirwa bidasanzwe, ugasanga nk'ibintu mwumvikanye atabyibuka cyangwa ngo yibuke amatariki mwasezeraniyeho gukora ikintu runaka, ibituma bahorana ururimi ruregetseho ibinyoma, mu kwikura mu ngaruka bashobora guterwa no kuba hari ibintu bibagiwe kandi byari ingenzi. Impamvu nyamukuru itera indwara ntiramenyekana, gusa abahanga mu buvuzi bagaragaza ko ishobora guterwa n'ibirimo uruhererekane rw'imiryango, guhungabana kw'imikorere y'ubwonko, kuba umuntu yayivukana bitewe n'ibibazo byibasiye nyina mutwite, cyangwa ugasanga mu gihe uwo mubyeyi yari atwite yaranywaga ibirimo itabi n'ibindi biyobyabwenge, bikaba byatuma umwana avukana indwara zirimo na ADHD. Iyi ndwara kandi ishobora gutuma umuntu yibasirwa no kubeshya gukabije, ashobora kuyivukana ndetse akanayikurana bigizwemo uruhare no kuba yaravutse igihe kitageze, cyangwa se akavukana n'ibindi bibazo by'ubuzima birimo no kuvuka afite ibiro bike bikabije. Ufite indwara kandi ashobora kuvurwa hifashishijwe ibirimo imiti itandukanye ikangura imikorere y'ubwonko, gufashwa n'abajyanama mu mitekerereze, guhindura uburyo bw'imibereho akaba yakora nk'imyitozo ngororamubiri ihoraho, ndetse akitoza gusinzira neza kandi ku gihe, n'ibindi bitandukanye ashobora kugirwamo inama n'abaganga.